Ibihe byiza kuri mwebwe bakunze ba Kaboss Fabrice, nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi rero ntabwo bikimeze nka kera nkuko wajyaga upostinga ifoto kuri WhatsApp cyangwa se ugafata aka video ukarikodinga ariko hari indirimbo uri gukinira muri background kugira ngo ka karirimbo kawe ukunda nako kaze. Uyu munsi rero byahindutse, hari feature nshyashya yaje ya WhatsApp ishobora kukwemerera gushyiramo indirimbo kuko wari usanzwe ubikora kuri Instagram igihe wapostinze story yawe. Ibi rero bigufasha iki? Bigufasha mu gihe wenda hari mood urimo urashaka kuyisanisha nako karirimbo, tuvuge wenda nimba ari umuntu wagize anniversaire gupostinga ifoto ntago biba bihagije, hari nk'igihe ushaka kumutura karirimbo ukamupostinga ukamushyiramo n'akaririmbo gashobora kumufasha kujyana n'ibyo bihe. Uyu munsi rero ngiye kukwereka ukuntu iyi feature wayibona, ese bikorwa bite, ni hehe umuntu anyura, byose tugiye kubireba kuri WhatsApp yacu. Kadutangire rero. Alright. Kugira ngo rero turebe ino feature uburyo ikora n'ukuntu umuntu yayibona, mbere na mbere turaza hano muri Play Store yacu cyangwa se App Store, tuze dufungure turebe ko WhatsApp yacu iri updated. Mbere y'uko ugira ikindi kintu ukora urabanza urebe ko WhatsApp yawe iri updated. Uraza wandikemo WhatsApp nimba ukoresha WhatsApp Messenger, nimba ukoresha WhatsApp Business kuba ari WhatsApp, hanyuma uze uyifungure. Urabona ko ngiye gukoresha WhatsApp Messenger, ndaza nyifungure. Urabona ko handitseho open. Mu gihe handitseho open rero nuvuga ngo WhatsApp yanjye iri updated. Nimba wowe itara updated, hano bahita bakwandikiraho ngo aha handitse open, bahita bakwandikiraho ngo update. Reka dukore open rero tuyifungure. Noneho rero ikintu duhita dukora, turaza hano handitse my status, noneho tuze nk'abagiye gupostinga ifoto. Reka mkireho nk'iyi thumbnail yo kuri video ishize, ndaza no kuyishyira video yayo, ndaza kuyishyira muri description. Hanyuma rero urabona ko hano hejuru hari aka gafica gashyashya mutari musanzwe mufite k'indirimbo, hakabaho gucroppinga, hakaba utudustika n'utuntuza dusekeje, ako gushyiraho text. Reka rero twebwe kubera ko tugiye gukora kano ka music, dukore kuri kano k'umuziki. Tukikoraho rero barahita batuzanira indirimbo nyinshi cyane, reka wenda urabona ko hano bahise batuzanira iyi ngiyi yitwa Phenomena ya Keniso, kugira ngo rero ubanze use n'uyumvaho nyine uyireviewing wumve ko nyine ariyo ushaka. Hari igihe bakuzanira indirimbo nyinshi zitandukanye ariko ugasanga zose siko ari zo zishaka. Urabanza ukaza ugasa n'uyiplaying aho hano gutya. Ndanga kuyiplayinga cyane kugira ngo batama copyright. Hanyuma iyo umaze kumva ko ariyo, uraza ugakora hano hari agafresh kareba ku ruhande, kareba iburyo, kagakoraho, indirimbo igahita ijyaho. Hanyuma wowe icyo ukora hano, urabona hano hari akantu k'akaziga k'akarectangle, uraza ukajya ugaslidinga gutya, uslidingamo indirimbo kugeza aho wumvishe igeze kuri best part ya hahantu nyine, hahantu ukunda. Tuvuge wenda nimba ari ahantu umuhanzi aririmba amagambo ukumva gukoze ku mutima, aho hantu nimba ariho wumva ushaka gutura umuntu, mbese akaba ariho ushyira tu. Urumva nkaha wenda urumva ko iyi ngiyi imeze nka refre, ugahita ukora hano kuri done, warangiza ugahita ukora send. Iyo umaze gukora send, uraza ukareba nimba video yawe yagezeho. Urabona ko video yagezeho hashize amasegonda 7. Hanyuma urabona hahandi hejuru ko hazaho ka kantu ga popping up kameze nk'indirimbo. Iyo ugakoze bahita bakuzana ku ndirimbo y'umuhanzi, izina ryayo n'izina ry'umuhanzi mbese muri make. Hanyuma rero hari abantu benshi nyine bajyaga babibona bakibaza se ibi bintu ni gute babikora. Ibanga rya mbere ni uko ubanza ukapdatinga WhatsApp yawe, ikindi ukajya muri stat yawe ukamera nk'ugiye gupostinga, ugakurikiza zino steps zose dukoze. Hanyuma rero nimba hari umuntu uzi nawe utarabona kano gafica, musharing ino video. Ikindi
iyo ukoze subscribe uba unteye inkunga ikomeye cyane kuruta uko wampa amafaranga, kuruta uko wagira ikindi kintu mpa. Njyewe ikintu ngusaba nuko unkorera subscribe, kuko nawe ubwawe biragufasha, nta video n'imwe yongera kugucika iturutse kuri YouTube channel, cyane ko mbaha video za karite. Njyewe nkunda ibintu bike byiza, niyo mpamvu nanjye niyemeje kubakorera ibintu bifite karite nziza kabisa. Reka duhure rero muri video itaha, ndabakunda cyane. Ciao ciao.